haranditse ngo mugenzi wawe nagukubita urushyi mu musaya umwe. Ni gutya abantu umuntu aba yarakubiswe ari aho ngaho ariko umeze nk'umusinzi buri gihe. None se waba warakubiswe utusigaye uri kubyanga wavaye izo mirambo z'inkoni zireba uri kuvuga ngo warakubiswe ko mbona ahubwo ariko shabura wagira ngo uvuye Dubai muri izi minsi wowe turahura ugatuma nseka kandi niba bari seka njye nigeze mfata umwenda w'ubumbura ngo seka ipantaro yaracitse niyo congo nayisubukije sha usigaye wambaye inkweto zibisikanye inkweto mbere yo kuyivuga nawe ndabona warakubiswe nkagere mubiri rokanze mu Bushinwa urabona wikiyemera ndakuze oya ntago ndikiye ni mu Bushinwa ngira icyo nshaka kumbwira urabona barakubiswe manzi ubyemeye muri iki gihe nta kazi gahari pe barakubiswe ariko rero mugahinda mfite ni kumva nakore ku buryo tubona amafaranga ashaka ubwo buryo bwabo n'ubundi twabaye inshuti kuva na kera ayo mafaranga se twahita tuyabona aka kanya tukahita amafaranga tugahita tuyabona tukaba bakire nkaduvimvira imuduga twigerera nabiziye tongenda kiza uburyo none ari imeze muri iyi minsi yewe we aho byabyara ndongera mbigereho no kuvuga ngo umvaga aho ukuri pe ugiye gushaka urusengero turarushinga he urusengero ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ngo tujye mu kiliziya cyangwa tujye mu n'ubundi abantu basanga baguye cyane ukuvuga ngo njyewe nzaba pasiteri nzaza tugenda tubigishiriza ahantu ho mu kabuga niturangiza twibonera amafaranga ibindi ntibizaba bituriva ngo baricara mu nzu cyangwa barandura wapi nabiza abantu hari abantu umva noneho ikintu ngutse gutekereza amaturo njye zazura yaba amaturo niba ushaka ko ndayabara ijana hari bituzabyigaho niba byakwanga ariko nazana n'umuntu akamfasha nazana n'undi n'inshuti yanjye akamfasha ufite inshuti mfite niga nayo ibintu byo irabizi ni ya mbere okay iyo niga yawe rero nayo uzayizane ibyo dushinga urusengero nzakore ku buryo tujya amafaranga tutangiye ryarahubwo ngiye mbwira ubundi ku munsi we ejo twatangira waba ubonye abayoboke barazi ejo ntabwo nawe mu kabari ndajya ku cyumweru nabwira iniga nyinshi zize tuzwiye ko tuzigiye tuvura n'amadayimoni gagakira ku cyumweru uzagenda abasinzi bagenzi bawe bazane amarara abarasta bameze nkanjye bambara fime twebwe ni ukubumvisha buryo ki ijuru riri hafi tugiye kubajyanayo nibizaza biyamenye ubwenge utuye menshi niko kujya mu ijuru niko kujya mu abashaka kujyaho byihuse tubarangira inzira inzira nakebo umunsi n'uwo gahunda niyo sawa ugenda ubazane genda ushaka abayoboke cyane kurusha iyo niga sawa okay I think that everyone is here umvisha ibintu ari kuvugara ntabwo rero nawe mubonye bijya se yanahageze pasite wagize ryari iki cyongereza gikuye hera mbegere neza wenda kugira ngo mubyumve murabona oya none se ko nababwiye ngo muzana abayoboke kandi bari kandi uyu niwe mwigisha uyu niwe uzaza umfasha ubundi njye uzajya umufasha ninjye mufasha we nazanye wabaye umufasha n'umufasha hano buri umufasha wawe uyu ni umufasha ako pasiteri ibyo tangiza ibyo utangiza twumve tangiza niba ari misa ni itorero ntabwo ngiye mbizi ni iteno babuko hano ngaha tangiza dutangiye uri umufasha nizere ko uyu nguyu yakubwiye sibyo uyu ni umufasha utazatubuza amafaranga amafaranga aze nkwereke yakubwiye batekomeza nazakubwiye rero ubwo kugomba kuzana n'abayoboke n'uwo mufasha wawe ndi kumubona ariko se abayoboke bari he ntawe pasiteri wakoze iki kugira ngo nawe abayoboke baze ntakwigisha gusa njye nabazana ubusane turanze n'ibyuma basi ngo abantu bumve ko turi gusenga ibyuma se nibyo kuba bwagize ngo ahangaha uhaturikije ko hashobora kurimbuka ntabwo ari ngombwa ngo turitse ibyuma ahubwo icya mbere twigisha natwe turi abantu dukeneye guhinduka twigisha natwe twigisha ariko burizi ibintu twajemo ibintu mwajemo ni gusobanura ahubwo
ntabwo wamusobanurira ukuntu bimeze ko twari twaje kwishakira amafaranga. Ubw'intego yacu nayo kubera uko wari wigize uwa kera. Nabyibagiwe n'icyo kibazo umugabo wanjye. Ariko muhumure amafaranga turayabona ndabizi ko baraza. Uyu hari igihe azatwicira gahunda. Oya ntabyo kuyi. Namwigishije buriya yari yiba y'abagore se nubaza abantu. Nabyinjiyemo nanjye ubwo ndikuvuga. Ubwo katwicare dutegereze abantu. Gato bategereze. Aujourd'hui aussi c'est amasaha 5 arihiritse rwose dutegereje abayobozi. Ako iby'Imana ntabwo muzi ko bujya bijya aba Iby'Imana se n'ubwo twaje mu by'Imana ko twishakira amafaranga. umurega murage. Ibi rero kaze ngwereke nkubi. Ako nyago dutahe tubure byose. Giye kubigisha ntari. Tube ture nitoza umwuga. Kwigisha twese n'ubwo byose Hari n'igihe wanakwakigisha ukanakotora imbere y'abantu. Ubundi se kare kose wari urimo. Niba nigisha neza buriya nawe iyo wewe gerageza urebe. ukuntu inzara imeze nabi. Namwigisha. Ubwo nkanjye Pasiteri Kadamu rwose ngiye kubigisha. Amena. Haleluya. Amena. Reka duhere. Oya kwigisha by'amaye. Duhere mu ntangiriro Luka Yohani kwa Samweli umutwe w'ijana. What? Aranditse ngo ndabona ari igifaransa. Oya. Ndabasomera mu kinyarwanda muhumure. Ese pasiteri wize abaga yarize. Nge narize. Nubwo rero ntabwo byakunanira gerageza udusomere. Pasiteri ntuzantengwe gira vuba vuba. Aujourd'hui aussi c'est Yongeza biranani. Ubusa kuvuga good morning banyamahanga zesheni. Pasiteri. So we are going Pasiteri. to teach in the Bible. Ako gakoyera. Pasiteri we. Yego. Mbere kugira ngo munzu baza none abagore amagambo yabo ndayazi. Twigisha ibyo wateguye kutwigisha ni itere ndikumva. Aranditse ngo mugenzi wawe ntabwo kubita urushyi mu musaya umwe. Tega n'undi musaya awumanyure. Byakozwe n'abakomediye nanone kandi haranditswe ngo umugore nawe umugabo ajye yubaha umugore ibyamukoreye. Ibi bintu ntabwo mbyumva. Ibyo utajya kugereka abagore hejuru ngo banjye hejuru ngewe ntabwo mbyumva. Pasiteri turatahe. Oya. Kumbwira gusa mpereza n'ingofero yanjye. Tuza nkubiri. Yinjijira. Pasiteri tuze we. Oya kuvuga ngo ntabwo twagenda tudatuye Imana ibyo izadukoreye. Yego nuko abayoboka badahari ariko natwe tugomba gutura. Tugatura nayo turagabana natwe se ubwacu. Muhumure tugiye gutura. Okay, ubwo twagiye tugiye gutura. Oya. Ni gute se abantu nkamwe bangahe abantu babiri mwaba mutuye igiceri cya veni muri bamwe. Oya ibi ntabwo byumvikana. Pasiteri udashaka kwibira ku mama. Ibi ntabwo byumvikana. Ni gute abantu babiri mutura veni ngaya koko. Kuri kwirengagiza ko nayo turayagabana. Batatu twese tugomba gufata. Ayo ntabwo mwabonaho nubwo reka n'ubundi kaze babwire mw'abakristo mwe nkubi. Aya mafaranga mureke twihuze n'ubundi tuyihurizeho muyandekere nta kibazo kari makeya se. Mureke twihuze nta kibazo aya ngaya. Turacyari mu ntangiriro. Mumbure tuzabonana. Umbura pasiteri ngiye nkubwira. Aho ujya kuruza kuri amafaranga twakwiza muri gereza ndagaza.